Okay. Game face. Here we go. I've got bipolar disorder. My shit's not in order. I'm overweight. Wow, ikiganiro ni Imboni rero nk'uko musanzwe mubizi. Ninjye Bensele, ariko uyu munsi none ibintu ndabona byarushije kuba byiza cyane. Ikiganiro cyacu ni Imboni nkaho dusanzwe tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye, yaba ibijyanye n'urubyiruko, inkundo z'ubu none uyu munsi zo zandangije cyane. Inkundo z'ubu Dream Boys mu ndirimbo yabo inkundo z'i Kigali nk'uko mwagiye muyumva igenda igaruka ku bijyanye n'urukundo rw'ubu. Bamwe bavuga ati urukundo rw'ubu ni inshinwa, urukundo rw'ubu ni gutya na gutya, usanga babivugaho ibintu bigiye bitandukanye. Nk'uko ngewe ndi Bensele, ndetse hano hari n'undi wanjye uri buze kuba anyuganira, ndetse si we wenyine. Komeza wibwira abateze amatwi muri akanya kugira bumve mu kiganiro Imboni ibyo tugiye kuvugaho. Banyita Nzanganimana Ibrahim. Ibrahim si wenyine rero. Ibrahim mbese wawe ufite umugore? Oya, nta mugore mfite. Nta mugore ufite. Reka dukomeze n'undi mugenzi wacu uri ku ruhande rw'iburyo. Nje banyita Karangwa aka Jerome Boateng. Kabisa Boateng. Ikiganiro Imboni rero ewana ni ikiganiro cyiza cyane. Reka dukomeze rero ikiganiro Imboni, ndetse turi kumwe n'undi mugenzi wacu. Nje banyita Sengiyumva Faustin. Murabyumva rero ikiganiro ni Sweet as Sweet. Iyo bavuze ngo inkundo z'i Kigali cyangwa se bakavuga ngo inkundo z'ubu, wewe wumva iki Faustinho? Urebye urukundo rw'iki gihe nge numva ko ari ibintu bitafa, ni urukundo rwo gushukashuka cyane, ntabwo ari urukundo rusobanutse. Rina urebye abakobwa n'umuhungu usigaye batangira gukundana bakiri n'iminja. bakiri iminja byatara, ugasanga urukundo rwabo rwo kuryaryana cyane, urwo kwishahisha gutyo. Bishatse kuvuga rero ngo ababyeyi barimo kugenda bafata telefone bakazihereza abana batoye batangiye kuzibima, niko ushatse kuvuga? Just bibaye byiza cyane, bikabiha akarusho. Burya umwana niwo mutungo, niwo mukontorora, ntabwo gukontorora. Bwa burere bwiza cyangwa mfura n'uburere bwiza wamuhaye, uwo mugenda umutoza, nibyo bigenda bimushyira ku murongo. Numuhereza telefone agifite imyaka 10, imyaka 5, urakeka ko imuhaye agiye kwikoza iki? Wewe rero urandangije abagenzi bawe siko barimo kubyumva hari wenda, cyangwa se wenda murimo kubyumva kimwe. Ubundi umwana ntumuha fone akiga, ahubwo ureba imikurire ye. Ntabwo uvuga ngo nimba umwana ari mu mwaka wa 6 ufasha amafaranga, niyo ugiye kumugura fone ufata fone irenze urugero arimo. Kabone mu byafashe nk'ibihumbi 100, arekuye ibihumbi 100 agiye kugura fone ya touch, ayihaye umwana utagira nuko angana. Bese ni kwa kunumva bishatse rero guhera kurimo kuvuga wikarumye, ndimo kubona wagira ngo hari uwagukatiye, se byaba ari byo ra cyangwa nyine nkurikirana stories z'ababyeyi, nkajya kumva ngo uyu mwana namuhaye phone, nsigaye mbona message za WhatsApp za tele, ukajya kumva nijoro sheri wajyamye niwo waguze fone niwo wayimuzaniye, ajya kumva ngo sheri ngo wajya wa mukobwa washana uri mu biki kundaza kujoro uri mu igiti kigororwa kikiri gito. Igiti kigororwa kikiri gito, uvuze neza cyane. Igiti buryo kigororwa kikiri gito ariko gatoto nk'uko wasanzwe ubivuga. Wavuze ngo abana tugomba kubagorora bakiri abana batoya. Ibyo rero bise binyereka ko wajya naguzi neza ko disi turi mu mujyi yo. Siko mugenzi wawe nawe byumva cyangwa ni kumwiyasa mu byumva? Nje numva ko telefone yagitunga umuntu nyine ubikwiriye, nabwo bitewe n'icyo agiye kwikoresha. Hari igihe umubyeyi gutya agira gutya agashaka guhamagara mu rugo, nta none wenda umukozi bari kumwe ku kazi, byagenda gute? Nyine yari yo gukoresha guhamagara kujya ujya uvugana n'ababyeyi wawe, aho ni sawa. Nyine hari igihe ayikugurira wewe ukamugaragariza ko bidashoboka, se bitabaho. Sinone ugira ngo hari umuntu uvuga ibitabaho.
ikintu cyose kiba gifite impamvu, nta kintu kibaho kitagira impamvu. ikintu cyose ubundi kigomba kuba hari impamvu nyine. Niyo mpamvu none se ibyo ngibyo none se byaba bihuriye na bino twumva ngo urukundo ngo rwaragiye rurashira bya telefone, ibyo ko umuntu afite telefone ngo wasutwa rwose zizarikora dore nanjye rwose dore ndabona na message ariko rero reka tukomeze tuvuge telefone ntabwo zihuye n'urukundo nya ntabwo niko byemera neza wapi ubundi urukundo rwo kuri telefone bagitwa fly life. Ni urukundo ruguruka. Just ntabwo waba ukundana n'umuntu mutari visa mumeze neza mutabona na face to face umbwira ngo iyo ni live, ni fly life ngo ni fly love. Mukunze urukundo mukundana akagira wenda tuvuge nimba mukundanye muri Musanze we akimukira Igisenyi muzavugana tese mudakoresheje itumana. Suko se ibyo si byo mvuga. Icyo nita fly love ni kwa kundi uzawasutwa zatuze ushanga social media zaragakemuye ukajya gukundana n'umuntu muhure kuri telefone. Example is ufata nk'urugero byihuse cyane urebe kuri Facebook ujya gushanga umwana w'umukobwa afite inshuti zirenga 450 na batatu umwe mwizo 450 zose harimo bamutereta kandi ubwa mbere ntibari banahura. Iyo niyo nshaka kuvuga urukundo rwataye agaciro cyabashya nkaho barutesha agaciro bakarugira fly love. akabanzi ko nawe ubikoresha ra just ngende umuntu wiyubashye ntabwo ibyo nabikoresha. Just urebye neza nkoresha Facebook, Twitter byose ndahari. ngahareka turebe kutari kuri Facebook reka ngiye kugura ubuzinga ninkubonaho sha umwenda w'icupa. Just ndabyemera cyane ngende aho ndiho update on bitewe na society nibyo mbikoresha. Nase wewe ntabwo teretse abo bana ra urimo kugenda uvuga ngo aba bana urumva nawe mwabisha umugore wagiye nkamushyira he umugore wawe se iby'ubu byateye sinango bizi ko kubera nkuko bivuze ngo flying love urukundo uratendeka nyine none se wumva mbese urabona urukundo rw'iki gihe nta rukundo rwo kuri fone rukibaho, ahubwo nimba unamuterese umutereteye kuri fone gerageza muhure. hari igihe kuri face afata ifoto akayiba mugenzi we akayikubitaho mwazajya guhura ugasanga kaburimbo ubwayo murusha agaciro nyine ubundi kaburimbo murusha agaciro uyu muntu baravuga ngo nujya gutereta ntukarebe ku sura iri kuri fone, muhamagara umbwira ati mbabare umpe serivisi y'akanya gato duhure mfite impano yo kuguha. utazanakunda umuhungu mugenzi wawe uzi ngo uri guteta ushatse kuvuga ko urukundo ari impano se ngese ndumva wewe ushatse gufokasinga kuvuga ko urukundo rw'iki gihe ari gutanga impano ukumva ko niba umukunze yaba ari myiza no si babandi babituzabatahe sabakobwa si babashibashiki bacu se baravuga ngo ujya nabi ukivuza menshi urukumva shaka umuntu mugendana mu muhanda kujya bazako kanaka yarihaye kayico ari cyo kibazo ahubwo gisigaye gikomeye noneho iki ni ikibazo ahubwo gisigaye gikomeye sigaye nkora ko nahoga ibintu abantu bibizongereza muri iyi minsi ari busanga ingo zawo zitarimo gukomera sinzi impamvu sinzi niba ariko ibyo rwose mbese ibyo turabyemeranyaho ubundi ushatse umukobwa ari mwiza cyane bino gutiranya n'abantu njye ntabwo mbyemera cyane niba umukobwa yiyumva bwe ku giti cye kari mwiza nawe ukabubona n'abanyamuhanda gusabwa n'abanyamuhanda bose bakaba bivuga tukavuga ko ari umuhinde dufata nk'urugero nk'umuhinde nibo nzi ko ari bafukanyakanya kuba beza ku isi ntuzi ubundi nkunganiye baravuga ngo ibiryo biryoha bisangiwe ntabwo wajya wenyine ubwo ukinguye amarembo rero yo kuvuga ngo umugore wawe nyine ushatse rwose ajya yiyaranja bavuga ngo umugore w'iki gihe ni nk'urupangu aho bafunguye imodoka inyuze aho bafunguye irinjira ntabwo bavuga ngo nese nzafata ingufuri nshomete yongeye nirirwa mukweshebana ngo unasanga agiye gusambana. Icyambere ni icyizere nyine icyizere kandi ni nacyo kiba gikenewe nyine. Ndumva Ibrahim ashaka kuvuga ngo tujye tujya gutera amacumu buri munsi. Ibyo byari tradition ni ibintu byari mu muco wa kera aho umugabo yabwagiye undi mugabo yabaze yamenya ko adahari akajya gutera icumu. Akajya kurushinga icumu mu rugo rw'abandi none ibyo ushaka kuvuga wapi ntago ari official tugezemo. Hasigaye hadutse umuco natamutse hano bavuga ati kwa kana kari umugore baramupfubya nzajyayo njye gupfubura
reba urungano rw'abantu bari kubivuga ni abapapa biyubashe bari ku mamodoka akanganye niyo uwo bashaka kuzayoberaho barimo bamureba ubundi bavuga ngo nimba ugenana n'inshuti zawe tugira uko uzikontorora hari n'abantu hari abo ntajyana iwanjye adahonye kubera ku mugore wanjye washigawe ni kasha ibyo ngibyo kabisa ndi kubona ntacyo ibyo nta bihamya mbifite kabisa. aha weho rero ndi kubona uhise urangaza amarembo ngo binjire hehe niko bimeze. oya da ubundi njye ariko ibyo njye birangoye ku bwanjye ndi kumva kabisa ibyo bintu hapi ntacyo ku byo Ibrahim avuze ingendo ntabwo twakwemeranya bitewe n'uko Ibrahim urareba yatararanje gufungura imiryango cyane ngo umugabo wose ni kwa nigireyo. nuko ikiganiro nyine usanzwe ubizi ni imboni ubwo nyine imboni yimbonera ubwo wowe nyine niba uzi ko umugore wawe ari imboni ndetse akaba n'imbonera abantu bose bivuze ngo bagomba kuza bagira ute bakatira aho imbonera iri. njye ntabwo ariko mbyemera. niba ukunda umuntu niba mwashakanye mukundanye bajya bavuga ngo ukunda amufuhira. none si ngarutse kuri icyo uvuze nshimye ko uvuze gutya none kubera icyo abakobwa beza batagikora ubukwe. abakobwa beza batagikora ubukwe impamvu batagikora ubukwe natangiye nkubwira mu byo navuze bwa mbere navuze iyo bibonyeho ubwiza muwe kuri bo bakibwira ko ari beza bumva ko ibiciro byazamutse bakishyira muri iyo bamera nk'abijyanye top the whole kandi sometime uranareba ugasanga barimo bakanyakanya discipline yabo iracyakanyakanya cyari underground iracyari under cyane. urebye ku ibyo Ibrahim yari kutubwira njye ntabwo nabyemera. nimba umugore wanjye mukunze namushatse mukunze ngomba kumuhereza respect nkamuhereza respect ye nawe akamereza iyanjye nk'uko twabisezeranyije. nta mpamvu yo kumuzanira ngo ni kwa nigireyo buri umwe wese umubonye ngo yatangiye gushukura cyane ngo ageze kwa nigire oya. rero wowe nawe hari icyo utari kumva rero nanjye ndi kugenda ngaruka burya umugore icyambere wenda nuko tugira icyizere maravuze ngo tujye twizera ariko ngo wizere umwana w'umuntu agira ute muvandi we bajya bavuga ngo no muri biranditse ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. rero naba ari ikizongere cyerekana uzajya umuhoza ngo ukizere ku mugani wa Ibrahim wewe ni kuri kubyumva. ubundi njye ukuntu mbona muri no minsi urukundo rw'iyi minsi uko ubona filime y'amaseri umugore uretse kunyura ku badada baba bavuye mu mukutano ngo mva ngo njye nta nakundana n'umugabo ngo tubane ngo ni fasita umutipe se ati se umuniga twateye kumwe mutwaye kugavuga ati se fasita bisobanuye nyine urumva ejo ajya aha kana kabi nkemuriye neza ndajya aha nzabana n'undi na wa undi babanye aragenda amusabye ati ntangaburira nyine nk'uko musanzwe mubizi ubundi muri iki gihe turimo ubundi nkubwije n'ukuri umukobwa ntabwo aba azi umugabo we ngo ninde no guhora asenga avuga ati mana yanjye rwose wambabarire ubyibuze ukanyereka uzambera umugabo ukamunyereka agashusho ke byibuze agasura gusa nkamenya ngo azaba ameze ute. ibyo nanjye nabyemera burya ngo umwana w'umukobwa avuka atazi anarinda kugera mu myaka 18 cyangwa 20 n'indi ataramenya ngo ninde tuzabana. bivuze rero ko nyine agomba gufatiraho nyine niyo mpamvu urukundo agomba kurwasasa. dore ubundi ikintu kitwica nkatwe tw'abasore ufata nko kujya ubona umukobwa avuye mu rupangu wowe kandi ntufite matera ikanganye uragira umubonye mu muhanda ya pizza style jaragiye kwa kwemera ko abasore muvana ntizi inkweto kwa kana kanabonye umukobwa bose bajya bavuga ngo ubundi umusore utirariye ntarongora inkumi. ntabwo mbishyigikiye. bivuze ko byanga byakunda niba nabonye igitoki mwizi minsi basigaye babita ibitoki bishishe basigaye babita ibitoki amajyara avuze ngo ni ibijyabarezi iki ry'abarezi ni imvugo isesereje ni imvugo nanjye ntajya nemera burya ni imvugo ntajya nemera rata neza ni imvugo ngendagazi iki ry'abarezi ariko uvuze igitoki byibuze gishishe ubona ko ari cya gitoki cyumva gifite ibere ryiza rifite ibere rishishe rimeze neza nicyo gitoki mundi tuvuga. aturebye muri icyo gihe rero umwabakobwa beza dusigaye twifitemo iki gihe usanga ubwabo ubundi ikintu cya mbere kibagenga muri bo usanga
ariyo ari myiza cyane yumva n'uyo yaba ari mwiza cyangwa atari mwiza, ijambo fiyeri yaba yifitiye ngo abazi ko byanga byakunda nzabona umugabo. Ariko mu buryo babikoramo, mu buryo bakwakundi bicaye mu kanya mwe muvuze ngo niba atari yabona atari yamenya igeno ryo ry'umugabo we ngo ni ngombwa atange hose. wowe yanjye wanyumvishe nabi muvandimwe, njye navuze ngo niba atazi umugabo we bivuze ngo rero agomba gufata uwo wese kuko ntabwo amuzi sikora. ubundi ukuntu bimeze iyo uzi ko batari bakubwira ngo ndagukunda uje wese ubundi umusore utari wereka ababyeyi ntabwo uba uryamye ko ari umugabo wawe. example uragiye bino byadutse kuri fesi umva ndashaka ko tuba inshuti, ubemera ari nk'abantu 100 ariko haba harimo umuntu umwe uguhoza ku mutima. uguhoza ku mutima gute? ntakuzi wabitangiye uvuga bateze amatwi ikiganiro cyacu imboni, uvuga ngo ntago abakuzi, hari igihe ashiraho ifoto itariye ngo wamuhereza impano, sibyo ra? niko ati ni Ibrahim nibyo atangiye tubwira ngo urashobora gushira ifoto itariye ukamusaba service yo guhura ukamujyanira gift. Exactly, urumva ko yatangiye guhubuka nawe yatangiye kwimenya. ahubwo rero abakobwa bose ariko dutega amatwi none ngiye nababwira ngo ibanga nari ndi Ibrahim nguyu hano dore ukuntu naje kuneka abakobwa b'iki basigaye bakunda ahari akantu kwako. iyo umukobwa abonye umunsi umwe uramuhamagaye arabwiye ngo ushere ngo nta miti, abo ntabwo tukimenya kwikontorora. nimba kubwira ngo nta miti wirenza urugero ufate ngo umfashe 1000, bibaho. umuntu w'umugabo udashobora kwikontorora nabwo nawe aba ari fake. ubundi umugabo muzima numenye uko yikontorora nyine ubusa ubwo nyine nk'ikibazo kivutsa ku kanya nyine nk'uko kuvuga ngo ntabwo washobora kwikontorora, ubwo urukumva nyine ubwo udashoboye kwikontorora ubwo bwaba ari ububwa. ubundi umugabo muzima ubundi niyo bajya bavuga ngo umugabo arimenya atakimenya agapfa agacaho rwose. icyo nashatse kunganira buriya ibintu nsigaye mbona hari abantu njya numva bagiye kurega ngo umugore wanjye namufatanya na kanaka. ubundi numbuzanye umugore ukumva ko keya wakagombye kuyiha ugiye kuyiha umugore utari uwawe. example ufata umugore wamuvanye iwabo umwishimiye umukunze, utangiye kumugeza mu rugo umuhinduye umukozi. ni kwa kunda naguca inyuma ukumva ngo umugore wawe umugore wawe ari mwiza, batangiye kumukubwira wowe ubwawe utari wabimubwira. none se kuvuze ngo utangiye kumugira umukozi uzajya bivuze ngo noneho ni wowe uzajya ugenda umufurire na bya bindi byose. nyine ubundi iyo ushaka kwereka umugore ko umukunze ntabwo umwere utaha bya bindi byateye byo kuvuga ngo nahuye n'abasore bagenzi banjye tujye kunywa agacupa, uratashe umweretse ko imbere yawe ari 0. nimba unatashe sheri ihangane natinze gutaha byangendekeye gutya. nibyo bakunda kwita keya. ubundi ukunda umugore wawe umuha keya nk'uko bikwiye. niko bimeze kuko burya ikintu cya mbere burya tugomba kujya tumenya neza, tuba twashatse abantu ntabwo tuba twashatse inyamaswa, nta nubwo tuba twashatse amapunda yo kujya twirirwa tugira ute dukurura tujyana iyo tubonye twikoreza imizigo yose tubonye. umugabo ubundi yanyuzamo burya njye mbona no kuba umugabo yafata agaheka umwana burya nacyo nta kibazo kirimo. ibyo turabyemeranyeho cyane. njyewe unarebye nuko tubanye mu rugo rwanjye nabagiye kumena amabanga y'urugo rwanjye. impamvu burya niba ni ikintu burya kinumvikana nta kibazo kukivuga nta kibazo kuko burya uramukunda nyine bizwi. just ndamukunda cyane binarushaho kubera ko she's my everything to me. she mean everything to me. ndabizi cyane ndamwemera cyane binabaho. burya niyo turi kumwe icya mbere mwitaho kuri we nita ku cyo cyane kuri cyo naba nyine kubw'urukundo mukunda bitewe n'uburyo mufata n'uburyo namubonye n'uburyo akunda. ibyo rero turabyemera rwose, nta n'uwabihakanye kandi rwose ufite umugore w'igikundiro. nubwo bivuze ntabwo utagira ngo nca ku ruhande wamfunga ndabizi rwose nkahiramo. uretse guhura n'umuntu aravuga ngo umugore wanjye kuba twaratanye ninjye wabyikururiye ndetse si kubera iki natahaga nkamurakarira nkamwereka ko ntamwitayeho. ateko tukimara gutana naje kwikontorora ndavuga ni umugore yagiye aho batanga keya kubera ko
narataga yambwira ngo sheri ngo ngibi ibiryo ngo ntabwo nshaka kujya ngo mvuye ngo nariye ushize mu nyurabwenge yawe nk'umuntu w'umugabo urumva hatarimo amakosa ku mugabo. oya amakosa yo rwose ntiyabura. Hari ibintu ariko nsigaye mbona byagiye bitera Ibrahim ndetse nawe Amran, hari ibintu byagiye bitera bigenda bikunda kugarukamo bivuga ngo umugabo hari ukuntu asigaye yitahisha yigize kasha, mbese yarunguye cyane hahandi. Ubundi twari tuzi ko ubundi kugira ngo ufite umugore neza ushobora gutaha wamuguriye agapome ukaza ati madamu ukakamwogereza neza urangiza ukakamuherezwa mu gihe ati madamu rwose nkunda w'igikundiro dore nakuzaniye agapome. Ibyo nibyo bita keya. Burya akantu kintu buzarera akantu kambere gatuma umuntu umugore n'umugabo biyumvamo neza bumva bari fit neza. Ikintu bita keya. Ariko nakano gatoya bure nakano gatoya buryo wakora we kose kamunezeza. Undi ushobora kujyana no mu mujyi hari indabo zigura make ukaza ugatwaye inyuma ukamusuza sheri bite ati sheri fora akantu nakuzaniye nayo umubwiye ngo sheri ngo fora we ahita avuga ati si mana umpaye ikigerageza avuga ati fora nimba udafoye ngiye gusubira inyuma. Wajya kukamwereka ahita kwereka we ahita yibuka ati ukuntu yaje aza kuntereta ahita atekereza ibyo ngibyo ntibikwirengagiza ko abantu bose nabo mu cyaro baduteze amatwi ibyo bimenya. Hari aba batazi iby'indabo mama ko mbyumva njyewe keya ntabwo bivungura ajya kumugura indabo ajya kumugura iki ntabwo ari ngombwa ngo yikomplike. Wenda nk'ibyo Ibrahim avuze wenda nabyemera nabyo somehow kubera ko buriza mu mujyi ni mu mujyi, ariko ajya azirikana neza ku kiganiro imboni kiba gitezwa amatwi n'abantu bagiye batandukanye cyane cyane ku isi yose muri rusange. Hari igihe rero no mu biturage baba bafite uturadiyo nyine baba biriwe banitse amabuye ku zuba bwakwiye bakaba ari biteza ikiganiro amatwi imboni baba babyumva akibaza ati urwo rurabo se mama ndagenda ncurugoye rw'ibishyimbo ko narwo ruba ari ururabo. Ubundi cyambere icyo twitaho cyane ntabwo tuvuga ngo ni ngombwa ujye kumugura ururabo ushobora n'urwo waca no waruca urwo mu rugo rwawe, ahubwo icyo afa y'icyo yitaho nk'umuntu w'umugabo utekereza cyane icyo yitaho ni gute wari umuhaye umutima wari umuhanye. Rero Ibrahim wowe urumva ubundi tunagiye kuba mu cyaro nagiye ahantu njya gusura umukecuru mu cyaro umuve yatashe atanazi ko ndi mu nzu ngiye kumva bagakecuru kanjye kandekere umusaza habaye kira ndakubona ngiye kuba mbona umumera ntambutseho ajya ari kumusangana ariko byumvikane ko hagati yabo harimo urukundo rufatika ntabwo ari za nkundo z'iki gihe tubona ziri furayi. Ariko urukundo n'ubundi urukundo biravugwa neza ngo urukundo rwari urwa mbere Faustin. Turumvikana urukundo rwari urwa mbere ndabyemera cyane, ariko iby'iki gihe rusigarema ngo without money no love. Arega nyine kubera ko uzarebe no kugira buryo no mu rugo ahantu bagushingira uzanarushinge no mu bintu byica buryo ingo z'iyi minsi no kubera ko basigaye bavuga ati uyu muntu nta kantu yigirira. Dore ubundi umutipe yagiye gukwa ahantu agiye gukwa umukobwa ntabwo yari yakabwiye iwabo mbese umungu uzaza kumutereta yazaga ari mu modoka aje kumusanga none ajya gutungurwa akantu gato umukobwa azi ngo imodoka ni iy'umusore. ashaka kuvuga nko muri ya ndirimbo ya ndirimbo ni ya nuza ndumva ari iya Pasi ira umusirimu hari ndumva ari Pasi umusirimu ndavuga ngo yamugizeho mu gikona asiganuka amavuta arahumuraga imibavu. iyo ngiyo umenya ari indirimbo ya Riderman ariko na Riderman ari kumwe na Pasi yitwa ngo yambwiye ko azantuza mu gorofa i Kigali. Ariko n'ikindi kibazo abantu bose kubera iki bavuga ngo i Kigali ngo nzaba i Kigali ugasanga umukobwa wose niba uri umunyakigali ahisafaye nka gutyo wenda wowe ni Faustin ni ukubera ko wenda warangije gukura mu igikundiro cyawe ukabona muri, ariko hari benshi bumva ngo Faustin kubera ko ari umunyakigali uwahamagara wese ngo ni umunyakigali. Hari n'abantu basigaye bagenda ugasanga bagobetse imvugo gashaka kuvuga nk'abanyakigali. aho ndavuga impamvu bavuga Kigali cyane kubera ko nawe urabizi ni capital city y'u Rwanda, ni umurwa mukuru w'igihugu wafata nk'ikintu cy'icyitegererezo cyane gikomeye cyane. Buriya rero iyo uvuze nko mu cyaro ukavuga umuntu avuye i Kigali bagufata nk'ikintu cyawe nk'umuntu udasanzwe ufite mbese uri top the hood
aha ni nk'ibi rero nyine dusigaye tubona nyine abirabura bose basigaye barafashe abantu b'abazungu bakasha hejuru, ariyo mpamvu ujya ubona rimwe na rimwe ibyo iyo umuzungu akugeze imbere niyo waba ari agukoreye ikosa usanga ari we uri musaba imbabazi imbere kandi rwose kandi ari we ugukoshereje. dore ubundi ukuntu nsigaye mbibona abakobwa umukobwa umwe yigeze kumwira tumva muvandi ntabwo twaba inshuti twaririrwaga dukina umupira hariya ntabwo ati oya akayiho kagomba kuvuga burya ntugace umuvandimwe intege, ahari ikibyimba kiramenwa arakumva ntabwo njya kuvuga ngo kanaka ngo ninjye wamukatiye njye yaranyibwiriye ngo muvandi twakinnye umupira dukina amabiye dukina mbese avuga byinshi za karere uri papa ari mama. none byari n'iby'abana ngo dukinye kwihisha uzi ko mushwana ese wakagombye ko tuba inshuti kwako nzi ibibi byawe uzi ibyiza byanjye uzi n'ibibi byawe mwumva ngo njyewe ngo numva umuntu nzabana nawe ntazi n'iwabo ntazi n'agace aturukamo. nibyo bintu twavuga ku buryo wa mukobwa nyine ubutabuzi igeno ry'umugabo we, aho ibyo nibyo birajya kwigiye gusa nk'ibyo kuko niba aragusubije gutyo n'undi yagusubije avuga ko n'ubundi atazi umugabo ngo ninde. bishatse kuvuga ngo we icyo yizera ko umugabo we ahari ariko akaba atazi ngo ninde. wowe wamubishyizeho uramubwira ati wowe mubaza iki kibazo ukamubwira ati ese umugabo wawe uramuzi? njye naramubaje ntese wabaho wari wawe n'umuntu aje kukubwira ngo ndagukunda atari seriye ngoya ngo nyabwe ngo nta muntu. oya tugaruke kuri ibyo si iby'ubu byo n'umuntu wese asigaye agira ute asigaye abivuga kandi bitanamuvuye no ku mutima ari no gukina. example manza wumve nambwiye ni twakagombye kubana nzi wanyu uzimo ngo hoya ngo nzakundana n'umuntu tudatuye mu ntara imwe umuntu ntigeze mbona mu bwana bwanjye atari wa undi tuzaba turi kumwe ankubita urushi ngo narangiza ngo n'ubundi ngo twarakinaga nagutera urushi ukisaza ati waba usa nk'ibyo kunsesereza ok wambwira amakosa ntazagukora nyine yo kuvuga ngo ndagusesereza ngo nkubwire gute ngo ya nyirambona umuniga aje kuri moto tu aramusuhuza ubwo bahise banca pete yo kuzongera kuvuga ati ndagukunda kumva rero urukundo rw'iki gihe naje gusanga ari iki ari mani n'agafaranga udafite agafaranga ntabwo wakunda. nyine nta gafaranga wese ubundi umwana w'abandi wenda nk'urugero umufashe wagenda ukamugaburira iki wenda umuzanye ashishe ameze ute uragiye wera umufashe utumye akonda iyo akonze rero wasubira kwa mama uri kuvuga ngo iki njyewe just ndabyemera cyane uburyo ngo biba byiza ufite amafaranga ukajyana n'umugore ukunda ariko sometimes nitwirengagize ko mu bakurambere bacu uko bashyingiranwaga nawe urabyibuka neza bafata umukobwa bakamuterura atanazi ngo agiye he bakajya bakamujyana bakamushingira bitewe n'uburyo umugabo yamushimye agatuma habaranga bakajya kumumuza. nyine ibyo nibyo tuvuze ngo kubera ko atarazi umugabo we ngo ninde niyo mpamvu bakurikizaga ibyo ngibyo akavuga ati n'ubundi ntabwo umuzi uwo tukujyana wese umufate. nibyo nanjye nemera icyo gihe ariko ntabwo badipendingaga ku mafaranga ntibagenderaga ku mafaranga ariko ntabwo n'ubundi waza ngo upfe gufata umugeni w'abandi nta kintu usize birumvikana ni za nkono tuba dutangana n'ubundi buri munsi urabizi iyo hagiye kuvuka nanjye urugero narazitanze njya gushaka umugore wanjye narazitanze nagiye guhereza ishimwe ku babyeyi bamumbyariye iryo gweho ndumva uri kuryita nishimwe. ahari benshi rero basigaye babona ko babaguze nyine akaba nyine ashobora kumufata akavuga ati ngewe muguzi inka yanjye cyangwa se muguzi 200 byanjye kuba muguzi 200 byanjye ngomba kujya muhingisha. dore ubundi hari umuntu wese kubaza ikibazo ati k'umugabo akubiswe n'umugore akajya kurega ikibazo nticyumvikane ateka umugore wamukoze urushi polisi zirara zikugezeho aravuga ati none se yarabuje ati kuki nge bankubita najya kurega mu kwakira ikibazo cyanjye none example nafashe
500 yanjye nasize iwabo ndamuguze, abandi ati ntabwo wamuguze. oya ntabwo umuguze, ntabwo ari itungo. bamwe ati ntabwo umuguze, nta wabona amafaranga aguze umuntu, ahubwo ariho amafaranga baba baguciye. Ni minerivare bamurihiye Chore bagende kuri minervari, buryo bishatse kuvuga ngo wowe niba ukiri kugendera kuri minervari ari ibyo. Hari abantu baba barize amashuri kuva bagitangira, ari abana bakiga za nasari, birumvikana. ubwo azijya gusa usanga wenda bamwishyuriye na miliyoni zigera kuri 50 bitewe wenda naho yakuriye. yeah just njye ntabwo mbyita ko ari minervari bamwishyuriye. njye ahubwo ari mpamvu nakutangiye nkubwira nishimwe ubuhereza umubyeyi umubwira ngo nishimwe uhereza umubyeyi wanjye ngo mama koko mama bukwe data bukwe warakoze kumbyarira mwiza nk'uyu, ukaba umumereje igihe kingana gutyo ukanamunderera, akanafite na disipurine. icyo ni ikinyabupfura gihagije kiri kuri level numva impagije nkanjye. ariko ahangaha nshobora guca ngarukira Ibrahimu, kubera ko Ibrahimu yavuze ngo burya gukundana n'umuntu ukanabana ndetse n'umuntu ngo uzi biba byiza cyane, kubera ngo kuko n'umukobwa ushobora kuba ugiye kumusaba akiyurubika nyine, akaba ashobora kuba yamara uku kwezi yitwaye neza rwose, ibintu ari sawa. sibyo rata Ibrahimu? sinzi umuntu wavuze nagiye ntandika indirimbo nkora navuze ati waje waka. ubwo icyatumye mvuga ngo waje waka, naje kureba umuntu nakundanye n'umudada, mbona sitori ze z'ukuntu aje, mbona n'ukuntu dushwanye, mpita nkora muvi mwita ati waje waka. washakaga gusigura iki rero? nyine ubwo icyatumye mvuga nti nayise ngo waje waka. narebye talenti yajemo, mbona na talenti asubiranyeyo ntabwo ari inoze, harimo distance ndende by'ukuri. narajyanye nti aha hantu harimo kwe, ndavuga nti muri iyi kwe ngiye kujya mfunduramo akantu, mpita nkone muvi mucura mugani waje waka. kubera ko akiza yanyeretse urukundo mu minsi 2 nibwo namamaga. birazwi nyine ubundi umuntu wese ufite icyo ashaka aritwika akitwikira hose nyine. ntabwo navuga ngo ushaka inka ryama nkayo, niko bimeze rata. ndemeranya nawe, kubera ko burya iyo ujya gushaka umuntu, icya mbere umanza gukora mu buriri, burya mu mategeko agenga gushaka umuntu, ujya gushaka umuntu mbere y'uko umuntu ashaka umugore cyangwa umugore n'umugabo, hari kondisiyo ugenderaho nyinshi cyane, hari nyinshi kondisiyo nyinshi ugenderaho. niba waramushatse akwiyorobetse, mwaramaranye igihe kingana iki, mwaramaranye ubundi mujya gushakana mwamaranye igihe kingana iki, niba mwaramaranye amezi 2 ntabwo umuzi, ntabwo umuzi. wewe se wenda wabwira baduteze amatwi muri akanya, wenda wumva weho wabagira inama ki kubijyanye bashaka bamaze igihe kingana iki wenda baziranye wowe? just njyewe umundi inama nabagira ku muntu bagifite urugendo rurerure rwo gushaka, nabwite urugendo rurerure kuko njyewe akanjye nagakuyemo. ndumva ubundi bwa mbere na mbere, nimba uri umukobwa uri umuhungu wote uzwumva muri za Laurien Studio, nubwo mutwumva, niba uri wowe ushaka kujya gucuzinga partners, kujya gucuzinga uwo muzabana, ubundi hari ibintu by'ingenzi ugomba kugenderaho. ubwo se wenda ibintu by'ingenzi wabanza kugeraho, icya mbere burya njye numva ko agukunda, icyo ngicyo ari nacyo gihagije kurenza n'ibyo bindi. just ndabyemeramo cyane. ubundi iyo umanza wareba ngo ese ubundi umukobwa ngiye gukunda, umukobwa ngiye gushaka arankunda, ese ubundi ankunda bingarute, ankunda mu buhe buryo, cyangwa ankundira iki? wumve birazwi neza ko rata hari nk'ukuntu mbere wajyaga kubona ukabona wenda ukundanye n'umukobwa akagukunda pe nawe ukamukunda, mbese ukabibona neza kanagukunda, wajya kurukana wenda waba muvuye ikintu cy'amafaranga wenda, cyangwa se wumva wenda ukagenda avuganira n'ababyeyi bamubwiye ku bijyanye n'amafaranga, wenda we niba baranakubona, noneho haje undi muntu ufite amafaranga wese, uwo mukobwa koko yakwanga Ibrahim? nyine example kanze nkwereke. ubundi baravuga ngo nimba ukunze umuntu
va kuri rwa rukundo rw'inshinwa nzi ko fone z'inshinwa zimeneka ubusa iyo umukunze ntabwo umwereka rwa rukundo rw'uruhande rumwe. ujya kunga mu byo Pasi yigeze kuririmba mu ndirimbo zo mu yanjimba akanazagenda avuga ngo ni ibyo byose byabaye inshinwa niko nshaka kuvuga. ngenda avuga icyo nshaka kukwereka nkakubwiza ukuri mu byerekeye na kondisiyo umuntu agenda ajya gushaka umugore. birumvikana ko byanga byakunda umugore niba ugiye gushaka umugore uri guhitamo uwo mushaka kubana. icyo nari nshatse kuvuga icyo nashakaga kuvuga ku byerekeye n'uburyo n'icyo nkundira ntabwo nshaka kuvuga ngo hari impamvu yagukunze. ashobora kuba ari ubwiza bwawe ashobora kuba ari iki cyawe ariko icyo nshaka kuvuga icyo ugomba kwitaho ni ukumenya ngo gusa ubundi yakundiye amafaranga naza gukundira amafaranga ntabwo ngukunze akunze bya bindi utunze. nyine urabona example nimba ujya gutereta ukajyana amafaranga ya mafaranga azashira najya guhaha akabura ijana ry'umunyu agahura n'umuganga ati mabuja tugufashe iki ko warakaye nkumbuze igice cy'umwe hari abagabo bitwa ba papa nkuzaho akira utu dufaranga wifashisha umugore arataha ariko uyu mugabo umva ariko si wowe nubwo ujya wemera ko ubujyaneza bubaho ngo nashishoze natekereza ko uba yamugiriye neza. arega icyo twemera neza hari igihe n'umugabo wawe yaba adafite ayo mafaranga noneho wenda mugakubitana n'umuntu wenda umugabo wawe uzi igiceri kandi wenda umuntu wari usabye yarasabye umugabo wawe uturutse ku ruhande wenda yarimo kubumva ahise afata cya giceri agihaye wa muntu kandi nyamara mu by'ukuri uwo muntu yarasabye umugabo wawe nese bivuze ngo uhise umwanga kubera ngo ahuze amafaranga guhereza wa muntu. nyine wumva icyo nshatse kuvuga nimba uzanye umugore mubwati rero shere nubwo tugiye kubana umutungo wanjye n'uyu ntunze ibi ntabyo mfite ubundi ntetse gutaha ubukwe babwira umugabo ati mugabo ntukazohereza umugore wawe ngo ajye kwaka isambu uzi ko ntayo ufite nawe mukobwa ntukazaka umugabo wawe ifi mwaramenyereye inyama cyangwa mwaramenyereye kurya indagara ngo umubwire ati shere uno munsi oya indyo imwe burya nayo itera imisusi burya none se nyine nta kuntu yaba arya inyama kandi agafise kaje kamugwa nabi ndemera ko sadepa n'igihari sadepa n'igihari icyahabonetse ariko nabwo indyo imwe nyine imwe nawe yewe birumvikana ntabwo wahora mu ndyo imwe ntabwo wahora mu ndyo imwe ako abanyumva neza abantu bakuze we kunyumva nabi kuko baryo bavuga ngo ntabwo wahora mu ndyo imwe ushaka kuvuga guca inyuma y'umugore wawe kandi ntabwo ariko muca kuvuga n'ibindi kawe ibyo nshaka kuvuga ngo mu guhorera indyo imwe ko kundi musanga umugabo nimba mu rugo mwaramenyereye nimba ari kawunga ni kawunga kuva mu gitondo kwisasamura kugeza icyumweru cyose kigatunguka byibuze gerageza nk'umuntu w'umugabo urebe si ubundi ndumuhagarariza w'urugo rwanjye harabura iki ntabwo twajya duhora kawunga mu rugo urumva n'imibereho y'ubuzima bw'umuntu usanga birwa harimo ikiri kwangirika kuko hari vitamine ziba zikeneye mu bindi biryo mu bindi bituma umubiri ubaho kandi ukura neza. ibyo nyine turabyemera kandi rwose ariko nyine icyo twari tuvuzeho ni uko wenda baramuvuze ngo Ibrahim yaravuze ngo kuba yaramenyeye ngo inyama ngo akakubwira agafi ngo agomba kugagusaba burya umuntu wese n'uvuga ikintu kiri ku mutima we kandi ikintu cyose cy'ingenzi badavuga akari ku mutima gasizikara ku munwa niko bimeze rwose ntabwo bibeshye. sinzi we na nkunganiyemo baravuga ngo icyo umutima ushaka amatagura bitari ako kantu nyine uravuga nimba wenda ubundi ubu umugore amafaranga nubwo urataha akakugaburira ibyo yahashe nimba uvuze ngo sheri ubundi hari umuco nabonye ku bantu utari na mwiza ngenda yego ndi guteganya kurusha kugubaka mu minsi mike nawe uravuga ati imana izandinde gufata furope njyewe ngiye kujya arwayeho nabikora uzadutumire urumva ariko rero mu kintu kigaragaza umurukundo kigaragaza ikintu cy'urukundo cyane ni surprise undi ukunda umuntu ukunda umugore wawe samutse mukorera surprise kuba wafata envelope uri umusore mugenzi wanjye usibye uyu nguyu wenda waje ari umuntu mukuru nyine ufite umugore
ariko mu nama ngewe ndi kumva uri kuvuga rwose birakomeye. Nyine. Ugomba gufata ka envelope ukazanamo akantu, none se ukubitanye n'agafi hariya mu muhanda ntabwo wakamuzanira. icyo nshatse kuvuga hari abagabo b'iki gihe bumva ngo uyu mugore wanjye agiye guhaha arambyeta niyo bageze ko nyine nyine impamvu nshatse kuvuga abagabo b'ibisambo babarira inyama ku mugozi. nshatse kuvuga twari turi mu kazi ahantu aho gati icyo gihe nyine ntabwo nari nakabonye akazi ko gutwara igare turi kubaka ahantu umugabo avuga ati ndahembwa icyabiri ndamuhamagara kwanza ndamuha 700 ariko ndajya kubyihahira mwereke ko muruhuriye ngire mbese menye ngo ibyo yahashe ibyo yahahaga yasaguranye. Umugore amubwira ati ntukabone duhaha hari byinshi natwe twongeraho yacu. Umugabo uzi ko namusubije mugomba kuyongeraho n'icyo twaba nange ni papa nyine oya kuba wenda yahaha ntabwo ari igikorwa kibi, ahubwo kuba agiye guhaha afite uwo mugambi wo kuvuga ngo umugore wanjye arampyeta niyo mpamvu ngo ngiye kubyihahira, icyo cyo ni ikibazo gikuru. Bigaragaza ko hagati yanyu nta cyizere kiba kirimo, nta cyizere kandi buri kintu gituma umubana wowe n'umugore icyambere kigomba kurangana icyizere, kuko ari ibyo wazajya ugenda mu rugo ufunze da n'ibipangu kuko wavuga ati mukanya agiye kuzana fusa pakiri. urabona hari igihe umugore ubona umugore iwabo aje avuye yari saa kintu akavuga ati sheri ibyo guteka byashize kuba umumara kugenda, ariko nibyo ntabwo wajya kujya kabiri mere wawe nta kiri mu nda. hari n'igihe n'ababyeyi b'iki gihe bumva ngo umwana wanjye aratunze yazanye umugore ntabwo ndaburara bahari. umugore wawe akavuga ati nkunda mabukwe reka mpahire rimwe ibyanjye nibyo kwa mabukwe, akamukorera surprise akamwati mabukwe ejo nzaza kugusura. aje kumusura kirose hani umuceri agafuka k'isukari cyangwa akakawunga nyine, ahubwo ibyo ni ibikorwa by'indashyikirwa abagaragaje, ahubwo kuko wowe niba utuma iwanyu mupfa n'inzara urumva ko wenyine akaba atabyumva, ni gute atabikora se? kuba byeta ngiye rwose namushyigikira kuba abyeta, ariko hari ahandi abijyana mu rwego kugira ngo bibasayidire. just ibyo nanjye nabyemera kuko barajya bavuga ngo urukwavu rukuze rwonka abana bawe basigaye barurya urukwavu rukuze rwonka abana bawe. icyo cyo tukuvuga ngo ni kwa kundi uba warabyaye umwana buryo w'ababyeyi abamama na papa iyo bageze mu zabukuru baba bakeneye ubufasha buturutse mu bana babo. birumvikana niba uwo mugore ahubwo niba akora igikorwa nk'ikindashyikirwa nk'icyo njya ahubwo najya namwongerera ndi ku posho namusigaga 2,000 nkawugira 5. ariko ntabwo ubimenya nicyo kibazo. ikibazo kiri hagati bishobora kuba utabimenya, ariko burya buri kimwe cyose kigira itangiro kijya n'iherezo, kandi uzarebe iminsi y'ikintu runaka ibibazwe. niba nabikora byihishwa isaha n'isaha uzabimenya. niba uri umugabo wihereza kandi ufite byose unakunda umugore wawe ukaba ukunda n'ababyeyi bawe exactly na ba mabukwe bawe, birumvikana ntabwo mabukwe wawe ajya kwicwa n'inzara kandi utunze. birumvikana. rero iki akaba ari ikiganiro imboni na Orin Studio. rero mbabwira ngo ngende Bensele n'abandi turimo kuganira hano bagenzi banjye. ikiganiro cyarashije kuba cyiza, ariko ndabona gisa nkaho kirimo kugera cyegereza ku musozo. rero tugera ku musozo navuga ati none se kubera iki izi nkundo z'inshinwa zirimo kugenda zaduka hirya no hino, ahubwo tukagira ngo bizagabanuka wenda gake gake, ariko uko bukeye nuko bwije bikarushaho kwiyongera. nyine mbona example sinzi uko nabikubwira. urukundo rw'iyi minsi twagombye kumanza twashishoza twavuga ati se uyu mukobwa ngiye kubana nawe afite iyihe myitwarire myiza, ese ubundi nta nubwo hari ikintu n'abakobwa bagenda bagarukaho bavuga ngo abahungu barabuze. ese koko mugirize wenda muri generalize murabona abahungu barabuze, cyangwa wenda nuko batinya kuba bashaka bitewe n'abakobwa babo? uzasohoke gatoya ndabyemera cyane kenshi uri muri studio. uzasohoke gatoya njye ikintu icyo ndacyemera. abahungu ni bake ku isi no muri tunageranyije no mu bana bavuka ku mwaka usanga abahungu ari bake kurusha abakobwa.
umukobwa rero uzagerageza usohoke gato uriza ukore research gatoya usohoke gato uve muri studio gatoya ujye hanze ubwire byibuze ufate nk'iminota 30 urebe ngo abahungu batambutse mu muhanda bangana uti abakobwa batambutse bangana bakongana uti aho nusanga uzasanga abakobwa aribo benshi arega hari igihe abantu wenda b'abasore baba bagiye mu mirimo wenda igihe akaba ari mu mpamvu batarimo kugenda ushaka kumbwira ko umusore ubundi nk'uko tubizi umusore ni uwuyuhakuya kurya yiyuhakuye ushaka kumbwira ko buri musore baba benshi cyane baba ari busy ariko ngenda kubwiye mu masaha ya mu gitondo bakijya muri uvuze afatanye bakijya mu kazi kuko nk'uko urabizi hari igihe tugezemo nyakubahwa perezida Paul Kagame yatugiye neza asanga ikintu bita gender balance icyo wakorana n'umukobwa yagikora ndumva ngo basigaye banasudira basigaye batya amarangi basigaye batwara n'ibifuso basigaye bakora imirimo igiye itandukanye cyane nyine ikintu gituma bavuga ngo abahungu bishigiye ni bake ntabwo umuhungu w'ishigiye akivuga ngo ndazana umugore ahubwo hadutse umuco kumva umuniga ngo ntabwo nzazana umugore ngo nzajya nsamura gusa uribaza nimba agiye gusamura ipura y'ibiryo bikanca uramubwira ati zana umugore oya bajye bitonda bamenye ko burya n'icyorezo cya sida kirugarije ndetse n'izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina uwo musore bari kumva uwo musore sinzi ukuntu aba afite imitekerereze itari mizima niba uri umusore muzima utekereza ufite ushaka gushaka fitire yawe hari ibyo wagakwiye kugenderaho hari nk'uko nahoze mbivuga umugabo arimenya kandi umugabo ni wo wikontorora ni wo upanga ubuzima bwe niba ushaka fitire urabukorera hakiri kare akamaro k'iminsi ugaca hakiri kare ukakabizigama kure aha rero turimo kwerekeza ku musozo mbabwira ngo njye mwumvaga rero yarbense kuko burya akaryoshye ni kagomba guhora muta mu ndi birazwi cyane ko byiza bigenda bisimburanwa bigira gutya ariko hanyuma tugasoza neza cyane just tujya gushika ku musozo njye nakwanzura mvuga ko urukundo rw'inshinwa urukundo rwabayeho rw'iki gihe rw'inshinwa rusigaye ngenda rukompara nka fly love ni urukundo rwigurukira usanga akenshi na kenshi usanga ari hagati y'umukobwa ari hagati y'umuhungu nta n'umwe biba bifasheho buri wese akundana n'undi ari urwiyerurutso ni aderesi ndabeshya Ibrahim ntabwo ubeshya aho uvugisha ukuri ni aderese nyine ubwo nyine ubwo wenda ngenda kubona ubusiri bateye muri ino minsi ndi kugenda mbusezera ibyo narakatiwe bijyaho noneho bambwiza ukuri nari bazanyise ngewe nzabona unkunda ngiye kwa mukobwa ahubwo ati aho wahereye reka nguce amaguru nkubwize ukuri byagezeho nkubwira ndi ndagukunda ambwiye iryo jambo nanjye abona akundanaga nabo ku ruhande nagiye mbakatira wari ufite isheni ryabo mbese nyine baravuga ngo iyo uguze imodoka igapfa moteri bwa mbere ukagura iya kabiri igapfumuka ntabwo ugura imwe uragura ukadepa mu rupangu nyine nabonaga bagenda bankata gira usezere rwose ikiganiro gisa nkaho ntabwo ndakunda umwe wongeye kujya mbakumurura umwe niwe wavuye muri angati igihe kirageza ngo nkubwize ukuri wabagariye imirima yose uyiteramo kugira zishishe yafashe ruhundo yose arayiteramo abakobwa yitiramo naragendaga aho ngeze hari umurima nkabagara mfukamye ariko umwe arambwira ati wararushe kankuruhure ndagukunda n'umutima ariko ujye umenya ugenda neza ubuntu bw'ubukingirizo kubera ko burya nabwo burafasha cyane iki cyorezo cy'iki gihe nyine urashishoza muganga arahari tujyayo nimba bwati ndagukunda ndashaka ko tunabana mu mago reka dusozere ikiganiro cyari ikiganiro imboni nk'uko musanzwe mubizi na Ribensele na Faustin
aha ndetse na mugenzi we Nzarengwa n'Imana Ibrahim. murakoze cyane. Ikiganiro cyari mboni, mwumvise ko uyu munsi cyari ikiganiro kiryoshye cyane, nkurarikira guhora uduteze amatwi muri Orange Studios kugira ngo byinshi cyane byinshi uzagenda ubyunguka, kandi kuri imwe mwese mwaduteze amatwi mubona ko nta ribi ryacu. Rero ndababwiye ngo ciao ciao, mugire ibihe byiza cyane kandi mukomeze guhirwa n'ibintu byinshi cyane, ndetse n'amahoro y'Imana komeze gusesekara kuri mwe ndetse n'impuhwe zayo. Ciao ciao. Kamusubiza ariko ati mwana wanjye uracyari mutoya, tegereza iminsi ni mike. Yankumi yo kwa mwene Rubaduka yabajije nyina iti ese mama umukobwa abona umugabo bigenze bite? Nyina araseka amusubiza ariko ati mwana wanjye uracyari mutoya, tegereza iminsi ni mike. Umukobwa atashwita ibya nyina we byarisuzuguye, jugujugu ni Kigali yihurira n'agasore umuntu yakwita akanyamugi. Umukobwa atashwita irya nyina we yarisuzuguye, jugujugu ni Kigali yihurira n'agasore umuntu yakwita akanyamugi. Kubera icyizere cy'umukunzi, umukobwa yari yifitiye umutungo umuhagije, agenda awumwereka buhoro buhoro. Kubera icyizere cy'umukunzi, uburyo yarahiye no kuzashaka na rimwe, yombe umusore w'umugome, yombe umusore w'umuhemu, yombe umusore w'umugome, yombe umusore w'umuhemu, yombe umusore